bitunaniza iki? Ibyo bitunaniza iki? Bitunaniza iki? Bitunaniza iki? Ibyo tugundira, ibyo twikubira, ibyo turya, ko birangirana n'igihe cyacu. Kuki tutakwitoza tukazarangira dufite imirimo iduherekeje, tugasiga abo twabyaye? Ese tuba tubasize aho twateganyije bazakendera, bazakorera? Uzi kumva umwana yicaye mu gitaramo cy'abandi bagabo, dore ko ataba akiri umwana, akumva bavuga bati so yari umugabo. Reka iryo kamba turikorere. Nitwa Jean Pierre Nkurunziza, ndabakunda, ndabishimira, ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu n'abana 4. Uyu munsi nifuje ko tuganira ikiganiro nahaye topic yitwa inzira y'ubuzima no gukora ugifite uburyo, kuko hari igihe bwira gukora ntibibe bigikunze. Muraho neza nshuti bavandimwe, dufatanyije kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Imana ibishimire. Ndanezerewe cyane kubw'uyu mwanya wo kuganira nahaye topic yitwa inzira y'ubuzima. Inzira y'ubuzima utavutse nta no kubaho. Iyo uvutse ubuzima buba butangiye, kandi igice cya mbere cy'ubuzima bwawe kimenywa n'abandi ntubukizi. Haba hari abashinzwe kwita ku buzima bwawe, aribo ababyeyi bawe, mwarimu uzakuremamo umuntu ukomeye. Mu buryo bw'iyobokamana ababisigiwe nabo bakagutoza kubaha Imana no kubaha ijambo ry'Imana. Mu nzira y'ubuzima hari abantu Imana iba yarateguye, kandi ikabategurira kugira ngo baguteguremo undi muntu uzagira umumaro. Rero aho bikomera cyane ni igihe ba bantu batakigushinzwe, kuko nawe uba waciye akenge ugiye gushyira mu bikorwa ibyo wize, ugiye kubishyira pratique bivuye teori. Aho ngaho rero niho haba hakenewe kugira ngo amaboko yaguteruye, amaboko yakuremeye imbaraga z'ejo hazaza, ayo maboko ibyo yakoze bitabaye imfabusa. Iki kiganiro cyitwa inzira y'ubuzima. Icyo rero igice cya mbere, igice ugirirwamo n'abantu Imana iba yarateguye kugira ngo bakugeze ku kigero cy'aho Imana ikwifuza, yashatse kuzakora mu gihe cyawe, uri mu gihe cyacyo cyo kugikora. Abo rero bashinzwe kukureberera mu gice cya mbere cy'ubuzima ugeze ku isi, igihe kiragera mu Kinyarwanda baravuga ngo bakagucutsa. Iyo umaze gucuka uba ugeze igihe nawe cyo gushyira mu bikorwa ibyo wigishijwe, uburere wahawe, ibyo waharaniye, cyangwa se guhesha agaciro za mbaraga zaguteruye utabasha kwiterura, zakugendesheje utabashije kwigenza, zakwigishije ijambo ry'Imana utarasobanukirwa ijambo ry'Imana. Uba ugeze igihe cyo kugaragaza imbuto babibye muri wowe. Rero akenshi muri ubu buzima, mu nzira y'ubuzima, aho rero niho ruba rukomeye. Noneho rero hazamo rya jambo mu Kinyarwanda bavuga ngo iyo imitete ishize uwahekwaga arigenza. Imiteto rero ni iyihe? Imiteto yari cyagiye bakwitaho akantu ku kandi. Icyiciro cya kabiri, cya kindi cyo gushyira mu bikorwa ibyo wigishijwe, cyangwa se ibyo ya maboko yaguteruraga yifuza kuzaba yo cyangwa uzaba cyo. Aho rero niho abantu benshi
bakunda gutakariza icyizere, bigatuma amaboko yabafatiye umwanya akomwa mu nkokora, akomwa mu nkokora. Ariko ku muntu uzi ubwenge ntabwo akwiye gutakaza igihe no gutakaza aya maboko yamugiriye neza utaragera ku bushobozi bwo kubona izi mbaraga zo kwigenza, izi mbaraga zo kwigenza. Nta muntu n'umwe ku isi mu buzima utarakeneye andi maboko amugeza ku kigero cyo kugira nawe aho yigira. Isi uwaba yarabashije kwibeshaho atarakeneye andi maboko, uwo ntawubaho ku isi, ntawubaho ku isi. Nubwo waba warabayeho mu buzima bw'ubupfubyi, ariko muri ubwo bupfubyi hari amaboko yakuramburiye, hari amaboko yakuramburiye. Iminsi iricuma igera ku rwego rw'aho nawe ugira imbaraga zo kuyaramburira abandi. Ariko nimvuga ngo nugira imbaraga zo kuyaramburira abandi, ntabwo ari ibintu bikunze gushoboka muri kamere muntu. Umuntu urambura amaboko akayaramburira abandi, ntabwo aba ari inyama n'amaraso bimukoresha, haba hari izindi mbaraga zitagaragarira aya maso ariko zimutera gukora, zimutera gukora. Ariko kandi hakabamo n'ubwenge, kuko ukora ibyo ngibyo ni umuntu udasanzwe. Kuko icyo aya maboko aramburira gukora ni ukurema, ni ukubitsa ibidashira, ibidashira. Tujya tubona abantu bafite amamiliyoni, amamiliyari, mbese ku rugero ruri hejuru, ubona ko ndetse n'umutima ukababwira ko urwego bagezeho nta yandi maboko bakenera. Ariko ni ukwibeshya, cyangwa se mu zindi ndimi ni ukwihenda, cyangwa se ni ukwishuka, cyangwa se ni ukutareba kure. Kuko nta gihe na kimwe kibaho umuntu adakenera andi maboko. Hari amaboko Imana iba yarateguye yunganira yawe, hari amaboko Imana iba yarateguye yunganira ayawe. Birababaje kuba Imana yaba yarateguye amaboko yo kugira ngo akuramire, aguterure, akugeze mu gihe cyo kugwiza za mbaraga zizakubeshaho, hanyuma nawe numara kubona za mbaraga unanirwe kwandikisha nawe ayawe uyaramburira kugira ngo umurage wahawe uwushyire mu bikorwa. Birababaje kugira ubutunzi ukashimishwa no kubona miliyari uzirebesha amaso, ukaba utarubakira imfubyi n'inzu nibura ngo byitirirwe ko wafashije imfubyi, kugira ngo byagusubiza inyuma. Umudugudu ubayemo ubashije kuremera abatishoboye, ugira ngo byagusubiza inyuma. Ariko muri kamere ya muntu, miliyari iba ikeneye miliyari n'ibindi birengaho kuzazamuka cyangwa se ebyiri, ariko bikakwibagiza ko nubwo bigenda bizamuka, umuntu aza apfumbase ubusa akagenda apfumbase ubundi. Umuntu aza apfumbase ubusa akagenda apfumbase ubundi. Birakwiye ko ubutunzi wabonye utigeze wowe ubwawe umenya ko wazabubona, ukabona Imana ibushyize imbere yawe, ubukoresha
ufasha izo mfubyi, ufasha abatishoboye. Niba uba mu murenge nibagire icyo bakumenyaho, bagire icyo bakumenyaho ko bafasha mu bikorwa byo kuremera abatishoboye cyangwa se guhindura ubuzima bw'abantu, guhindura ubuzima bw'abantu, guhindura ubuzima bw'abantu. Ntukabeho rero mu buzima bwumva ko wirebaho gusa, kuko uko biri kose ubuzima tubamo burakenerana, ubuzima tubamo burakenerana, ubuzima tubamo burakenerana. Murakoze rero, iyo message karagaciyemo kugira ngo muri ubu buzima tugende kwibukiranya ejo hacu hazabe, aho guteganya neza kugira ngo tuzahashyike dufite imirimo ivuga kuruta uko tuvuga, ivuga kuruta uko tuvuga. Twabaye mu buzima bubona abantu bafite ubutunzi, bafite imodoka zihinga, tubabona batagifite imodoka zihinga. Twabayeho mu buzima tubona abantu bahinduranya imodoka, tubabona batega igare. Twabayeho mu buzima turiga, nta kisita twigisha, nta n'icyo ubuzima butatwigisha, ariko niba ubifite, niba waragira umugisha, wakagombye kujya ubaririza amakuru y'umupfakazi ukamugaburira, wakagombye kujya ubaririza amakuru y'imfubyi yagize amanota meza, ukaba uwa mbere mu gufasha uwo mwana kwiga, ubuzima bwe bugahinduka ejo hazaza. Kandi mbibutse ko ufasha umuntu umwe ukaba ufashije umuryango mugari, ukaba ufashije umuryango mugari. Ese bitunaniza iki? Bitunaniza iki? Ibyo bitunaniza iki? Bitunaniza iki? Bitunaniza iki? Ibyo tugundira, ibyo twikubira, ibyo turya, ko birangirana n'igihe cyacu, kuki tutakwitoza tukazarangira dufite imirimo iduherekeje, tugasiga abo twabyaye? Ese tuba tubasize aho twateganyije bazakendera, bazakorera? Uzi kumva umwana yicaye mu gitaramo cy'abandi bagabo, dore ko ataba akiri umwana, akumva bavuga bati so yari umugabo. Reka iryo kamba turikorere, Imana ibahe umugisha. Nitwa Jean Pierre Nkurunziza, ndabakunda, ndabishimira, ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu n'abana 4. Uyu munsi nifuje ko tuganira ikiganiro nahaye topic yitwa inzira y'ubuzima no gukora ugifite uburyo, kuko hari igihe bwira gukora ntibibe bigikunze.